Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'175 dusoma Bibiliya. Turimo gusoma igitabo cya Yeremiya. Uyu munsi turatangira dusoma ibice 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana itegekera abayuda ibihano ibahoye ibyaha byabo. Nimwiruke mukubite hirya no hino mu nzira z'i Yerusalemu, maze murebe kandi mumenye, mushake mu miharuro yaho niba mwabasha kuhabona umuntu naho yaba umwe ukora ibitunganye agashaka ukuri, nanjye nazahagirira imbabazi. Kandi naho bavuga bati turahiye Uwiteka uhoraho, ni ukuri barahira ibinyoma. Uwiteka we, mbese amaso yawe ntuyarebesha ku kuri? Warabakubise ntibababara, warabatsembye ariko banze kuhanwa. Bakambije mu gahanga kabo harusha ubutare gukomera, ariko banze kugaruka. Niko kuvuga nti ni ukuri aba ni abatindi, ni abapfapfa, kuko batazi inzira y'Uwiteka cyangwa amateka y'Imana yabo. Ngiye gusanga abakomeye mvugane nabo, kuko aribo bazi inzira y'Uwiteka n'amateka y'Imana yabo. Nyamara nabo bahuje inama yo kwica ubuhake, bakica isezerano ryari ribaboshye. Nicyo gituma intare ivuye mu ishyamba izabatanyagura, isega rya nijoro rizabanyaga, ingwe izabubikirira imbere y'imidugudu yabo. Uzahasohokera wese azatanyagurwa, kuko ibicumuro byabo ari byinshi, no gusubira inyuma kwabo kwaragwiriye. Nabasha nte kubababarira? Abana bawe baranyimuye kandi barahira ibitari Imana. Narabagaburiye, bamaze guhaga barasambana, kandi biremamo imitwe bajya mu mazu y'abamaraya. Bari bameze nk'amafarashi abyibushye yiragiye, umuntu wese yivugira ku mugore w'umuturanyi we. Mbese ibyo sinabibahanira? Niko Uwiteka abaza. Kandi ubwoko bw'ubu umutima wanjye ntiwabuhora ibyo. Nimwurire mujye ku nkike zaho kandi muzisenye, ariko mwe kuhatsemba rwose. Muhahwanyureho amashami yaho, kuko atari ay'Uwiteka. Kuko inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda yankoreye iby'uburiganya byinshi, niko Uwiteka avuga. Kandi banze Uwiteka baramuhakana ngo si we, kandi nta n'ibyago bizatugeraho, ndetse nta nkota cyangwa inzara tuzabona. Babahanuzi bazahinduka umuyaga, nta jambo ry'ubuhanuzi bafite, ibyo bahanuye nibo bizabaho. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga iti, ubwo bavuze iryo jambo, dore nzabahindura inkwi, n'amagambo yanjye nzayagira umuriro mu kanwa kawe, azabatwike. Dore ngiye kubateza ishyanga riturutse kure, wa nzu ya Isiraheli we, niko Uwiteka avuga. Ni ishyanga rikomeye kandi rya kera, ishyanga utazi ururimi rwaryo, haba no kumva icyo bavuga. Ikirimba cyabo ni nk'imvi irangaye, bose ni intwari. Bazarya bamareho umusaruro wawe n'ibyo kurya byawe, n'iby'abahungu bawe n'abakobwa bawe bari bakwiriye kurya. Bazarya bamareho imikumbi yawe n'amashyo yawe, bazarya bamareho inzabibu zawe n'imitini yawe, n'imidugudu yawe n'inkike z'amabuye wiringiraga bazayishenyesha inkota. Ariko muri icyo gihe, nubwo bimeze bityo, sinzabatsembaho rwose, niko Uwiteka avuga. Kandi igihe bazaba babaza bati ni iki cyatumye Uwiteka Imana yacu idukorera ibyo byose, uzabasubiza uti, nk'uko mwanyimuye mugakorera ibigirwamana by'amahanga mu gihugu cyanyu, niko muzakorera abanyamahanga mu gihugu kitari icyanyu. Nimumenyekanishe ibi mu nzu ya Yakobo, mu byamamaze i Buyuda muti, nimwumve ibi mwa bwoko bw'abapfapfa batagira umutima mwe, mufite amaso ntimubone kandi n'amatwi ntimwumve. Mbese ntimubyubaha? Niko Uwiteka abaza. Ntimwahindira umushyitsi imbere yanjye, kandi ari njye washyiriyeho umusenyi kuba urugabano rw'inyanja, aho itegeko rihoraho iteka rituma itabasha kururenga. Nubwo imiraba yayo isuma ntishobora kurutwara, nubwo ihorera ntibasha kururenga. Ariko ubwo
ubwoko bufite umutima winangiye w'ubugome baragomye barigendera. Ntibarushya bibwira mu mitima yabo bati reka twubahe Uwiteka Imana yacu iduhe imvura y'umuhindo n'iy'itumba mu gihe cyayo. Niyo idukomereza iminsi yashyiriweho igihe cyo gusarura. Ibicumuro byanyu nibyo byakuyeho ibyo bintu, kandi ibyaha byanyu nibyo byabimishije ibyiza. Kuko abantu banjye babonetsemo abantu babi baca ibico nk'abategesha inyoni imitego, baratega bagafata abantu. Nk'urutanda rwuzuyemo inyoni niko amazu yabo yuzuyemo uburiganya, nicyo cyabateye gukomera bakaba bakire. Barahonjotse baciye umubiri, ni ukuri imirimo y'ibyaha byabo barayikabya. Kuburana ntibaburanira imfubyi kugira ngo zigubwe neza, kandi ntibacira umukene urubanza rutabera. Mbese byose nzabibahanira, niko Uwiteka abaza. Kandi ubwoko nk'ubu umutima wanjye ntiwabuhora ibyo. Ikintu gitangaza kandi cyangwa urunuka cyabonetse mu gihugu. Abahanuzi bahanura ibinyoma, abatambyi bategeka uko bishakiye, kandi abantu banjye bashima ko bagenza batyo. Amaherezo yabyo se muzabigira mute? Yeremiya ibice 6. Ababisha b'Abayuda bazabatera bagote Yerusalemu. Nimwiyarure yemwe bana ba Benyamini mwe, muve muri Yerusalemu, muvugirize impanda i Tekowa, mushinge ikimenyetso kuri Beti-Hakeremu, kuko ibyago biturutse ikasikazi no kurimbuka gukomeye bibahanzeho amaso. Umukobwa w'i Siyoni ufite uburanga bwiza wadamaraye ngiye kumuca. Abungeri bazahasanga bajyanye imikumbi yabo, bazahakikiza amahema yabo. Umwe azaragira ahe undi ahe. Nimwitegure kuhatera, nimuhaguruke tuzamuke ku manywa, tubonye ishyano, kuko bugiye kugoroba, ibicucu bya nimugoroba bimaze kurema. Nimuhaguruke tuze kuzamuka nijoro, turimbura amanyumba yabo. Uwiteka Nyiringabo avuga atya ati, mutsinde ibiti, murunde ikirundo cyo kuririraho, mutere Yerusalemu, ari wo murwa ugiye guhanwa wuzuye urugomo gusa. Nk'uko isoko ivubura amazi yayo, niko nawo uvubura gukiranirwa kwawo. Urugomo no kwambura byumvikana muri wo. Indwara n'inguma bihora imbere yanjye. Emera kwigishwa Yerusalemu we, umutima wanjye utakwikuburaho, kugira ngo ntaguhindura amatongo n'igihugu kidatuwemo. Uwiteka Nyiringabo avuga atya ati, bazahumba rwose abasigaye ba Isiraheli nk'uruzabibu, humbishe ukuboko kwawe nk'usoromera imizabibu mu byibo. Abo nzavugana nabo no kubabera umuhamya ni bande kugira ngo bumve? Abo nzavugana nabo no kubabera umuhamya ni bande kugira ngo bumve? Dore ugutwi kwabo ntikwakebwe, ntibabasha kumva ijambo ry'Uwiteka, bararizinutswe, ntibanezezwa naryo. Nicyo gituma nuzuwemo n'uburakari bw'Uwiteka, naniwe no kwiyumanganya. Usuke ku bana bari mu nzira no mu iteraniro ry'abasore, kuko umugabo azafatanwa n'umugore we, kandi umusaza n'ugeze mu zabukuru nabo bazafatanwa. Amazu yabo azigarurirwa n'abandi hamwe n'imirima yabo n'abagore babo, kuko ukuboko kwanjye nzakuramburira ku baturage bo mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Kuko uhereye ku muto ukageza ku mukuru wo muri bo, umuntu wese yitanze gushaka indamu mbi. Uhereye ku muhanuzi ukageza ku mutambyi, umuntu wese akora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, bavuga bati ni amahoro, ni amahoro, ariko rero nta mahoro ariho. Mbese nta soni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa, igihe nzabagarukira bazaba imirara, niko Uwiteka avuga. Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera. Aho inzira nziza iri aba ariho munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati, ntituzayinyuramo. Kandi nabashyizeho n'abarinzi nti, nimutegere amatwi ijwi ry'impanda. Ariko barahakana bati, ntituzayatega. Nuko nimwumve mwa mahanga mwe, kandi mumenye ikibarimo, wateraniro we.
umva wasiwe, dore ngiye kuzanira aba bantu ibyago ari byo mbuto z'ibyo bajyaga bibwira, kuko batumviye amagambo yanjye n'amategeko yanjye bakaba barayanze. Ni iki gituma nzanirwa imibavu ivuye i Sheba n'ibihumura neza bivuye mu gihugu cya kure? Ibitambo byanyu byoswa ntibyemewe, n'amaturo yanyu ntanezeza. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, dore nzashyira ibisitaza imbere y'aba bantu, abana bazabisitaranaho na ba se, umutambyi na mugenzi we bazapfana. Uwiteka avuga ati, dore ubwoko buje buturuka mu gihugu cy'ikasikazi, ishyanga rikomeye rizahagurutswa riturutse ku mpera z'isi, bitwaje imiheto n'amacumu. Ni abantu b'inkazi, ntibababarira, ikiriri cyabo gihorera nk'inyanja. Bagendera ku mafarashi, umuntu wese ateje urugamba nk'uri mu ntambara. Kandi ni wowe bateye, wa mukobwa w'i Siyoni we. Twumvise inkuru zaho, amaboko yacu araraba, duterwa n'umubabaro mwinshi n'ibise nk'iby'umugore uri ku nda. Ntugasohoke ngo ujye mu murima, cyangwa ngo ujye mu nzira, kuko inkota y'umubisha n'ibiteye ubwoba biri mu mpande zose. Imana ibwira Abayuda ko ari abagome. Yewe mukobwa w'abantu banjye we, kenyera ibigunira, wigaragure mu ivu, wiraburirwe nk'uwapfushije umwana w'ikinege. Gira umuborogo ubabaje cyane, kuko umurimbuzi azadutera adutunguye. Nakugize umunara n'igihome mu bantu banjye, kugira ngo umenye inzira yabo uyigenzure. Bose ni abagome bakabije, bagenda babeshyera abandi. Bameze nk'imiringa n'ibyuma, bose bakora ibyo gukiranirwa. Ivugutirwa cyane, icyuma cy'isasu gikongowe n'umuriro. Bagumya gucencura, ariko ntacyo bimaze, kuko ababi batavanwamo. Abantu bazabita ifeza yabaye inkamba, kuko Uwiteka yabanze. Yeremiya ibice 7. Imana ibasezeranira amahoro n'ibihana. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka, uharangururire iri jambo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, ab'i Buyuda mwese, abanyura muri iri rembo bajya gusenga Uwiteka. Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli, ivuga iti, nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka. Kuko nimugoroba rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umutambyi we. Ntimubonerane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimuvushirize amaraso atariho urubanza hano, ntimukurikire izindi mana zitabateza amakuba, nibwo nzabaha gutura aha hantu, igihugu nahaye ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Imana ihinyuza idini y'uburyarya, ibahanurira ibyago. Dore wiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza Bali imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mukavuga muti, turakijijwe. Ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isenga ry'abambuzi mu maso yanyu? Dore njye ubwanjye narabibonye, niko Uwiteka avuga. Ariko noneho nimugende mujye ahahoze ari iwanyu h'i Shilo, aho nabanje guhera izina ryanjye ubuturo, kandi mwitegereze uko nahagenje, mpahoye gukiranirwa kw'abantu banjye ba Isiraheli. Kandi n'ubu kuko mwakoze iyo mirimo yose, nkabatonganya, nkazinduka kare mvuga ariko ntimunyumvire, nkabahamagara ariko ntimwitabe, nicyo gituma ngiye kugirira nabi inzu yitiriwe izina ryanjye, iyo mwiringiye n'ahantu nabahanye na ba sogokuruza, nk'uko nagiriye i Shilo. Nzabacira kure y'amaso yanjye, nk'uko naciye abo muvandimwe bose, ndetse n'urubyaro rwose rwa Efurayimu, niko Uwiteka avuga. Nuko ntugasabire ubu bwoko, ntukarangurure ijwi ku bwoko cyangwa ngo ubasabire, ntukanyinginge kuko ntazakumvira. Mbese nturuzi ibyo bakorera mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu? Abana batashya inkwi nabo
base bagacana umuriro, abagore nabo bakavuga umutsima kandi bavugira umugabekazi wo mu ijuru imitsima, bagasubikira izindi mana amaturo y'ibyo kunywa banyendereza kugira ngo bandakaze. Mbese si ninjye barakaza? niko Uwiteka abaza. Si bo ubwabo bikoze isoni? Nuko umwami Uwiteka avuga atya ati, dore uburakari bwanjye n'umujinya wanjye bigiye gusukwa aha hantu, ku bantu no ku matungo no ku biti byo ku gasozi no ku myaka y'igihugu, kandi bizagurumana ubutazazima. Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli, ivuga iti, nimushyire ibitambo byanyu byoswa ku maturo yanyu, maze murye inyama. Kuko ntavuganye na ba sogokuruza, cyangwa ngo mbategeke iby'ibitambo byoswa n'amaturo wa munsi nabavanaga mu gihugu cya Egiputa. Ariko iki ni cyo nabategetse nti, nimwumvira ijwi ryanjye nzaba Imana yanyu, namwe muzaba abantu banjye, kandi mugendere mu nzira nabategetse zose, kugira ngo mubone ihirwe. Nyamara ntibarakumva, haba no gutega amatwi, ahubwo bayobejwe n'imigambi yabo n'imitima yabo mibi inangiye, maze aho kujya imbere basubira inyuma. Uhereye umunsi ba sogokuruza baviriye mu gihugu cya Egiputa ukageza none, nabohererezaga abagaragu banjye bose b'abahanuzi iminsi yose, nazindukaga kare nkababoherereza, nyamara ntibarakanyumvira, haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze ijosi barusha base gukora ibibi. Uzababwira ayo magambo yose, ariko ntibazakumvira, kandi uzabahamagara, ariko ntibazakwitaba. Maze uzapfe kubabwira uti, ubu ni ubwoko butumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yabo, butemeye no guhanwa. Ukuri kuraheze kandi gushize mu kanwa kabo. Imora umusatsi Yerusalemu we, uwujugunye kandi uborogere mu mpinga z'imisozi, kuko Uwiteka yanze umuryango w'abantu yarakariye akabareka. Erega Abayuda bakoreye ibibi imbere yanjye, niko Uwiteka avuga. Bashyize ibizira byabo mu nzu yitiriwe izina ryanjye barayanduza, kandi bubatse ingoro z'Itofeti ho mu gikombe cya mwene Hinomu, kugira ngo batwikire abahungu n'abakobwa babo, kandi ibyo ntigeze kubibategeka, haba no kubitekereza. Nuko dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ntihazongera kwitwa Itofeti cyangwa igikombe cya mwene Hinomu, ahubwo hazitwa igikombe cy'icyorezo, kuko bazahamba Itofeti kugeza ubwo hatazaba hagifite aho guhambwa. Intumbi z'ubu bwoko zizaba ibyo kurya by'ibisiga byo mu kirere n'iby'inyamaswa zo mu isi, kandi ntawe uzabyirukana. Maze ijwi ry'umunezero n'ijwi ryo kwishima, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni nzabihoza bishyire mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu, kuko igihugu kizaba kibaye umwirare. Yeremiya ibice 8. Imana ihinyuza abavuzi bavura ibyaha babica hejuru. Uwiteka aravuga ati, icyo gihe amagufa y'abami b'i Buyuda n'amagufa y'ibikomangoma byabo n'amagufa y'abatambyi n'ay'abahanuzi n'ay'abaturage b'i Yerusalemu bazayavana mu bituro byabo, kandi bazayanyanyagiza imbere y'izuba n'imbere y'ukwezi n'imbere y'ingabo zose zo mu ijuru. Ibyo bakundaga bakabikorera, bakabikurikira, bakabishaka ngo babisenge. Ntazarundarundwa cyangwa ngo ahambwe, azaguma ku isi nk'amase. Kandi abasigaye bo muri uwo muryango mubi bari aho nabatatanirije hose, gupfa kuzabarutira kuramba, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Maze kandi uzababwira uti, Uwiteka arabaza atya ati, mbese abantu bagwa ubutazabyuka? Umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo? None se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanira bagundira uburiganya bakanga kugaruka? Nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta n'umwe wihannye ibyaha bye ngo avuge ati, mbese ariko nakoze iki? Umuntu wese arahomboreza mu nzira ye, nk'uko ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Ni ukuri gishonda abagabo kigurukira mu kirere, kimenya ibihe byacyo, n'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabo byo kwimuka. Ariko abantu banjye bo ntibazi amategeko y'Uwiteka. Mwavuga mute muti, turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe. Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma.
abanyabwenge baramwaye, barashobewe kandi barafashwe, dore banze ijambo ry'Uwiteka. Ubwenge bubarimo ni bwenge ki? Nicyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi, n'imirima yabo nzayiha abazayizungura, kuko uhereye ku muto ukageza no ku mukuru bose bihaye gushaka indamu mbi, uhereye ku muhanuzi ukageza no ku mutambyi bose bakora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro, ni amahoro, ariko rero nta mahoro ariho. Mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhunga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa, igihe nzabahagurukira nzabagira imirara, niko Uwiteka avuga. Nzabatsemba rwose, nta maseri azaboneka ku muzabibu cyangwa imbuto ku mutini, n'ibibabi bizaraba, kandi ibyo nabahaye nabyo bazabinyagwa, niko Uwiteka avuga. Kuki tukicaye aha? Nimuteranire hamwe tujye mu midugudu y'ibihome tuhacecekere, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo iduhojeje, iduhaye kunywa amazi akarishye, kuko twacumuye ku Uwiteka. Twategereje amahoro, ariko nta cyiza cyayo twabonye. Twashatse igihe cy'umukiro, none habaye impagarara. Imifuho y'amafarashi yirumvikana iturutse i Dani, igihugu cyose gitigiswa n'urusaku rwo kwivuga kw'amafarashi akomeye, kuko baje bakarya igihugu n'ibikirimo byose, n'umurwa n'abawutuyeho. Dore ngiye kohereza inzoka n'impiri muri mwe zitagomborwa zibarye, niko Uwiteka avuga. Ye baba we, icyampa ihumure ryo kumara umubabaro. Umutima wanjye urihebye. Nimwumve ijwi ryo gutaka kw'abantu banjye riturutse mu gihugu cya kure riti, mbese Uwiteka ntari i Siyoni? Umwami waho ntahari? Kuki banyendereza bakandakarisha ibishushanyo byabo bibajwe n'ibitagira umumaro by'inzaduka? Isarura rirarangiye, iki kirashize tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye, kwiheba kuramfashe. Mbese i Galeyadi nta muti wo mu ruhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Yeremiya aririra ibyago bizaba i Yerusalemu. Ye baba we, icyampa umutwe wanjye ukabamo iriba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, kugira ngo ndire ku manywa na nijoro, ndirire abantu banjye bishwe. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza iri sengesho rya Yeremiya ejo. Tushoje ibice 8, ejo tuzakomereza ku bice 9, kuko iri sengesho rihera mu bice 8 rigakomeza mu bice 9. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. Ndabakunda mu izina